Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. So turagarutse tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. So ku mbuga nkoranyambaga uwitwa DC Clement ndetse na Kasuku wa Mipangu bongeye kuri kuroza ku mbuga nkoranyambaga. Byatangiye gute? Ubwo byatangiye uwitwa DC Clement ubwo ya updatingaga yazanaga breaking news kuwitwa Eric Semuhungu ko yatawe muri yombi akurikiranyweho gutwara imodokari yanyweye ibisindisha. So iyo nkuru yagiye hanze, abantu benshi barayivuga, abantu benshi baramuharabika, abandi baramukritika mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu bantu bamukirititse harimo witwa Kasuku wa Mipangu. So niyo mpamvu bigenda biba binini bavuga ati se aba bantu ubwabo ko ari abantu baba muri showbiz bakuru kandi dutangiraho icyitegerezo kubera icyo arimo abantu ba mbere bakuza bashwana batukana basebanya. Amwe bakavuga ati ngo ni Kagurube, ubundi akavuga ati DC Clement nta bwenge afite, n'abandi benshi cyane. None mu reka tubyumve muri buno buryo. Akitwa DC Clement narabikubwiye bro, narabikubwiye inshuro nyinshi. Nagiye nkuye amakeshi bya inbox nkakubwira ariko rero ugenda ugana muri angle iri ferme, ni ukuvuga ngo rero ibaze kugira muri angle ferme biba ngombwa ko nanjye ngira ikintu nikorera, kuko buri munsi ndakubwira ngo ariko se bro ko ukunda kunkoraho ibiganiro, nge nta munsi nagukoraho ibiganiro ugira ngo se nge ntago nabona ibyo nkuvugaho we n'umugore wawe. Nge wenda ushobora kubimvugaho ukabimvugaho nduwumwe, ariko nanjye nabona ibiga. Ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu ndekwiye kano ka video gutya amakuru menshi agiye gutangira kugenda ngeraho, wambabariye koko tukabana muvandi, wambabari ukankura muri story zawe, ukankura mu biganiro. Naragwa tushaka kunkoraho ibiganiro bikwinjiriza amafaranga sava, ariko utangiye kurengera ndakubabaza cyane. Okay, namwe murabyiyumviye ni uwitwa DC Clement ndetse na Kasuku wa Mipangu. Ngewe ikibazo nibaza namwe mwakibaza, uwitwa DC Clement, uwitwa Kasuku ko ari abantu bakomeye dufite muri industry yacu nyarwanda, birakwiye ko ari abantu batukana, basebanya, biyamana, bahana gasopo? Ntabwo bikwiye. Buriya nta kintu na kimwe baba bari kwigisha abari kuza muri runo ruganda rw'imyidagaduro. So dukwiye gushyira hamwe, dukwiye kwirinda amatiku, gusebanya n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bino bintu ntako bisa kubona twahuje turi bamwe turi gukora ikintu kimwe. Noneho mureke dukomeze tubyumve muri buno buryo. Akitwa DC Clement narabikubwiye bro, narabikubwiye inshuro nyinshi. Nagiye nkuye amakeshi bya inbox nkakubwira ariko rero ugenda ugana muri angle iri ferme, ni ukuvuga ngo rero ibaze kugira muri angle ferme biba ngombwa ko nanjye ngira ikintu nikorera, kuko buri munsi ndakubwira ngo ariko se bro ko ukunda kunkoraho ibiganiro, nge nta munsi nagukoraho ibiganiro ugira ngo se nge ntago nabona ibyo nkuvugaho we n'umugore wawe. Nge wenda ushobora kubimvugaho ukabimvugaho nduwumwe, ariko nanjye nabona ibiga. Ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu ndekwiye kano ka video gutya amakuru menshi agiye gutangira kugenda ngeraho, wambabariye koko tukabana muvandi, wambabari ukankura muri story zawe, ukankura mu biganiro. Naragwa tushaka kunkoraho ibiganiro bikwinjiriza amafaranga sava, ariko utangiye kurengera ndakubabaza cyane. Narakwihoreye, navuye muri ibintu by'ubutiku n'ubujajwa n'ibiki byose mwirirwa, narakwihoreye. Nyine kubaha gasopo mu by'ukuri ndabiyamye kandi ndabihani. Haragakundi kawe we n'umugore ubyaye kangaho ushobora kuba tazi n'abagabo babyaranye. Ibintu byananiye nawe byacanze n'ubu ngubu ukiri gusiganwa n'isi. Umugore urakuze, uri mukuru, n'ingurube iri kwivuruguta mu byondo byo. Iyo ni ingurube, ni ingurube yirabimenyereye, yo nta n'ikibazo ifite, irasa nabyo. Ntago muzicara ngo mukore inama zo kwica umuntu ngo bikunde. Simvuga kwica ngewe umva nkubwiza ukuri, naraye kwa Eric Semuhungu, ibyo nkubwira niko kuri, sibyo? Eric naranagendanye nawe muri Kigali,
nawe arabizi neza yuko umuntu utaba muri ibyo bintu adashobora kumubwira ngo tujye muri ibyo bintu. Uri kumva? Natunguwe ntakubeshye ni izina ry'Imana, natunguwe no kubona statement ya DC Clement na Descartes. Nese muhamagara ndamubwira ni Mana Nyagasani, ibintu mbona Clement yanditse ko bitari mu bumuntu na buke. Uzi kugira ngo umuntu yicare wandike muravuga ngo wabibonye kwa DC Clement, ngewe rero none ntabwo ari nabibonye kwa DC Clement, nabibonye hano kuri nuza kuri YouTube ari abana bari kubivuga gutya bafashe ijambo. None hari n'uwo nagiye kubona mbona yanditse ariko ira title wari ndebe y'ikinyamakuru iri ndakwinginze iriho ngo ngerike se ngo harimo ngo n'umwana w'imyaka 7. Man, ibi bintu n'ukuri kw'Imana yo mwijuru, nyine nibyo ibintu byo kwangisha abantu, ibi bintu ntago nyine nibyo ndimo ndakubwira. Natunguwe no kubona umuntu nka DC Clement. Mbere nari nzi ko ari ikigoryi, ariko ntarabyemeza neza ngo nshyireho vi. Bro, ngiye kubona mbona ngo mu byo akurikiranyweho no kugira gute no gusambanya abana. Mana cyokoza Mana, mitavugana abantu ntabo umuntu bakigira ndagaswe. Nahise mvuga ko abantu ntabo umuntu bakigira. Ariko buriya uzi kugira ngo umuntu afate umwanya wo kwandika, kwandika binatandukanye buriya no kuvuga. Buriya mu kuvuga ushobora kunyerera, ariko kwandika ni ibintu utekerezaho kugira ngo wemere kurekura ko post ijyaho. Sibyo buriya? gusa nanone DC Clement ariko sinabonye yari nyuma yahinduye, ariko erega sheri ari igihe uhindura ikintu ariko abantu cyagezemo kuki bakuramo bikagora. Nose mabere ya nyina yaragiye yicara hariya araza arivuguruza aravuga ati nakoze amakosa. Barimo baravuga ngo Jeswiza Rabowayiga nta kibaga, hakaba hariho n'akantu kakiririkanye mbona bavuga ingurube bavuga iki, abantu baguhamagara DC Clement Wakantu kaciye ko ibyo turabigarukaho, ariko menya ko hari abantu bavuze ingurube ngo bazakurya n'akabanga. oya urumva ndi mu muhanda ntabwo ndimo nabona uburyo Ntabwo urimo urabona uburyo bashaka kubaga. ndabizi ibyo bakeneye, ariko bandukiranga abo bantu nabo ikibazo cyabo ni kimwe. Ntabwo umuntu azageza amwe ngo Jeswiza ngo ntabwo ngo urimo urabaga ngo bahereze momo yanjye banashyiraho kuri momo ubundi kugira ngo nsembure neza ngende njya muri muntu. Manimero nyishireho andika 07 undi 8 3 5 23 23 23